ni wowe umuntu ahora kwereka ko usesagura umutungo kandi ni kwa kundigiza atya ntibindeba ibiciro ku isoko byahinduka ntabizi ntazi mbese aho bigeze ntazi bikenewe mu rugo wowe rero uba muri izo nshingano zose agahora kwereka ko urasesagura umutungo ntukoreshwa neza kandi atari uko utawukoresha neza atari nuko usesagura ahubwo we biva kuko nta makuru afite. Iyo wibagiwe isoko buriya uba ufite ikigega ufite tanke ariko ntabwo wabicyongera kuri produce iyo tanke igenda igabanyuka igishimani duhamira nk'isoko iyo tugiye kure dusigarana ibyo hari ibigenda bivamo bishobora kuvamo ugasigarana ubutunzi ukagira ngo uracyafite byose ariko ugatakaza amahoro ugatakaza ibyishimo ugatakaza generation yo kuza gukomokaho yubaha Imana ugatakaza icyubahiro ugasigarana igitinya. Ndatsindagira cyane ikintu waruvuzeho cyo kuganira buriya ibiganiro ni ngombwa no kumenya igihe uganirira kuko uwo muntu niba yaratakaje icyo kintu ukeneye kumenya yego nkuko wabivugaga ukeneye kumenya ngo niki cyatumye gitakara ese njye ubwanjye hari uruhare mfitemo kuba ibintu bitakiri gukorwa kuko akenshi abantu benshi bubaka bababwira ngo ruzashira urukundo ni nk'amashara mugerayo rugashira ntabwo rushira ahubwo ruhindura ishusho. Uyu munsi mushobora kuba mudahamagarana inshuro 10 ku munsi kuko cyagiye mwahamagarana ko ntimutaha hamwe ntimuba hamwe ntimwiriranywe ariko uyu munsi mwiriranywe mu rugo sinkeneye kumuhamagara twiriranywe ahubwo rugira indi sura. Rero ntekereza ko ari kunanone tugomba guhoza ibitekerezo ariko ko yajyaga mpamagara kane ariko ko yajyaga nyandikira message gatatu ariko ko yambazaga ko nariye muraho neza nk'ibisanzwe ni kuri Mubwire TV. Ushaka kuri mushyashya kwibaza ngo ni mubwire iki nta kindi tubwira abantu ubabwira ibyiza byawe mushimire mubwire ko ari mwiza mubwire ko ari ingenzi mubwire ko umukunda mubwire ko ari indashyikirwa. Nyuma yo gusanga abantu benshi babwirwa amagambo atari meza amagambo akomeretsa abantu twahisemo kuvuga ngo twebwe n'uruhare rwacu muri society ni iki twakora kugira ngo abantu bakire ibyo bikomere. Nta kindi rero twakora nukuzana umuyoboro wo kuvuga ibyiza wo kubwira abantu ibyiza kuko ibyiza birahari ahava ibyo bibi n'ibyiza birahari mubwire ko umushimira kandi buri ntambwe yose mu buzima umuntu abagezeho twasanze ari amaboko bayiri inyuma. Nta kindi rero bitegereza ko umuntu uzamushimira atakiriho bitekereza ko umuntu uzamubwira umumaro yagize mu buzima bwawe atakibyumva bimubwire fatanya natwe kubwira abantu ibyiza byabo fatanya natwe kubashimira. Muri urwo rwego rero turi hano kugira ngo tumubwire ni byiza gusa wowe uri hano tuguhaye ikaze waje uri mushya gufatanya natwe nta kibuzo umva kuricana ni byiza tugambiriye kubanana kuvuga tubwira abantu tubana nabo. Uyu munsi rero nk'isanzwe kuri Mubwire ntago turi twenyine turi kumwe n'abashyitsi bacu reka tubahe ikaze mutwibwire mwibwira abadukurikiye. Karibu. Nitwa Serge Sangwa nishimiye kuba hano nitwa Mutesi Victoire Annabelle undi mufasha turi umuryango. Murakoze cyane. Uyu munsi twagize umugisha udasanzwe abantu bacu kuri Mubwire mwari muzi Vicky mwaramukunze turanabashimira urukundo mwamugaragarije natwe mukarugaragaza turabashimira cyane Imana ibahumugisha. Uyu munsi rero Imana yaduteye iteka Vicky ntiyaje wenyine yazanye na Serge tubahaye ikaze kandi turabishimiye. Ndizeza abantu kumva muraryoherwa ngira mwanshimiye nyuma noneho mva simbizi icyo muzakora ariko birarushaho kugenda neza birarushaho kuba byiza kurushaho. Hanyuma rero mbere ko tutangira ikiganiro nk'ibisanzwe reka tubanze twamamarize abantu baba badutumye abantu baba batubwiye ngo ibikorwa byacu natwe bigere kure. Turamamariza Grace umutayeri udoda Grace udoda adodera mu isoko rya Nyarugenge adoda imyenda myiza amarido imyenda ya civile imyenda yose wifuza waba uri mu gihugu waba uri hanze arakudodera imyenda ikakugeraho. Tutanagiye kure ubu ngubu imyenda yanjye nambaye uyu munsi yose ni Grace wayidoze rero murumva ko ntabwo naza nambaye nabi ni myiza nimubwira abadodere kandi ni umutayeri w'umwizerwa. Nimero ye ni 0788 50 95 73 wahamagara Grace wamwandikira kuri WhatsApp ukamusobanuza ibyo ushaka yagufasha. Hanyuma rero abandi mushaka kwambara namwe neza ubwo ni igitsina gore ndi kubwira
imyenda myiza, amakanzu ya caguwa, amakote, amapantaro iyo ariyo yose ya caguwa. Nta handi wayisanga, ni muri shike. Muri shike winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiraho niho Nunu Sylvie acururiza. Acuruza imyenda myiza, nawe wamwandikira kuri WhatsApp ukamusobanuza cyangwa ukamubaza icyo ushaka. Ukamubwira umwenda ushaka, arawugushakira kandi akawukugezaho. Nimero ya Nunu ni 0788 70 Ubu ni Nunu, mwandikire mumusobanuze ibyo mushaka ku myenda myiza, ukeneye kwambara neza, iyo mu kazi, iyo gusenga, iyo ubukwe, imyenda yose Nunu arayifite. Hanyuma rero abashaka kugura imodoka nziza, imodoka zijyanye n'igihe, nta handi mwabirebera ni kwa Fabiola. Fabiola nimero ni 0788 Fabi arabafasha kugura imodoka nziza zijyanye n'igihe. Ibisobanuro byose wifuza arabiguha. Nawe mwandikire muhamagare arakugezaho imodoka nziza. Ibisanzwe rero ibishyimbo ni kwa Sylvie. Ukeneye kurangura, ukeneye bikeya, ibyo ushaka byose nanjye mpamagara ugeze ibishyimbo byiza. Tumaze kwamamaza n'abandi mushaka tubamamariza, mukene ko ibikorwa byanyu bigera kure, turahari kugira ngo tubamamarize, dufatanye hamwe natwe, hamwe n'abandi, ibintu bishaho kugenda neza. Murakoze. Mbere rero gutangira ikiganiro cyacu, kadusabe Vicky adushyira imbere y'Imana hanyuma dutangire. Uwiteka Mana ikomeye, turagushimiye kandi tugaha icyubahiro, tugushimiye kubw'uyu munsi, tugushimiye ko uduteye iteka ryo kongera kuganira ibyawe. Turakuraritse kugira ngo uze uvugire muri twe kandi uvugane n'abatwumva, natwe uvugane natwe. Reka Mwuka Wera wumenya imitima ukamenya byose, uvugire muri twe, uvugane natwe kandi ikiganiro kigende neza. Ari Sylvie ukiyoboye, ari natwe uko tugenda tuganira, twese tuyoborwe n'Umwuka wawe Wera. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Vicky arakoze, Yesu umugisha. Hanyuma rero tugiye gutangira ibiganiro byacu. Hari nkuko abantu barebye ikiganiro cya mbere bararyohewe, bifuza ko habaho igice cya kabiri. Igice cya kabiri rero hari ibibazo nabwo bakomeje bibaza, ngo hamwe na Vicky, hamwe n'umuryango we twarushaho gusobanukirwa. Ikibazo cya mbere rero bibajije baravuga ngo ese nk'umukristo, urugo nk'umukristo, umugore cyangwa umugabo, ni gute yakora umurimo w'Imana akawukora neza mu itorero? Tuvuge afite inshingano mu itorero, akazikora neza, kahaboneka ndetse no mu muryango, ntihagire ahantu na hamwe haboneka icyuho. Hose inshingano zikagenda neza, akazubahiriza, nimba ari umugore, nimba ari umugabo, ibyo asabwa gukora buri hamwe hose bikagenda neza. Mwadufasha? Ntangiye, icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi Umwuka w'Imana akomeza adufashe kubisobanura no kubisobanukirwa. Ariko uko wakibazaga ndi gutekereza ingero zitandukanye muri Bibiliya z'abantu bagiye bakorera Imana, ariko tukabona urubyaro rwabo cyane cyane ruzamo ibibazo bimwe na bimwe. Dufite ingero za ba Dawidi, abahungu be bamwe bakicana, abandi bagafata bashiki babo ku ngufu n'ibindi bitandukanye. Tubona ingero za urugero rwa Samweli. Samweli pe yari indashyikirwa mu muryango, wari umuhanuzi mwiza, ariko tubona bavuga ko abahungu be badashobora gukomezanya n'umurimo yari afite, batagendeye mu nzira zibi. Na Eli wari umutambyi mukuru, navuga ko wareze Samweli muri icyo gihe, yabaye umutambyi mwiza mu rwego rwe, ariko biza kugera igihe Imana navuga ngo imutumaho Samweli imubwira ko atitaye ku bahungu be, bakoreye ibyaha mu ihema ryera, ntiyabitaho. Rero tugenda tubona harimo n'izindi ngero nyinshi zitandukanye muri Bibiliya, ariko tugenda tubona ukuntu hari ukuntu umuntu ashobora we guhagarara neza mu murongo we no gukorera Imana, ariko ugasanga ntiyitaye ku biri inyuma. Ntitubacira urubanza, ariko tubakuraho ishusho icyo dushobora kwiga. Ntiyitaye ku muryango we ngo amenye ko nawe awushinzwe. Ariko ijambo ry'Imana tujya dukunda kuvuga n'ubushize twavuzeho mu itangiriro, Imana icyo yahereye hirema ntabwo ari umurimo w'Imana wo kujya kubwiriza no kugira gute. Yego yashyizeho umuntu, imuha inshingano zo gukora, ariko inamuha umuryango. Rero ntekereza yuko umuryango ni inshingano zacu za mbere yuko tujya no mu bindi byo hanze. Nibyo hari igihe bijya bigongana mu buzima bw'abantu, rimwe ukabona kimwe gitwaye umwanya ujya gusumba ikindi. Hari umurimo w'Imana, hari umuryango, hari n'imirimo ya minsi yose idutunze. Rero ibyo bintu navuga ko bisaba ubwenge bw'Imana no kubisengera, ariko nanone gutekereza ngo aho nshyira imbaraga ni hehe. Ndatanga urugero, hari igihe mushobora kuba muri umuryango mufite abana, Imana yabahaye ubwo buntu,
noneho hakaba igihe wenda muvuga muti tubonye amahirwe y'uko umwe muri twajya gukorera hanze, ni byiza, ariko mushobora no kugera ahantu mukavuga muti ariko umwe arajya gukorera hanze, nibyo ariko uburere bw'aba bana, yego turunguka amafaranga menshi arenze ayo twari bwunguke, ariko aba bana bazarerwa gute? Aba bana umumama basize, umwe ari wenda uri umwaka umwe y'amezi, iki bibaho turabibona, imyaka 2, aba bana papa azabasha kubaho uburere bwose bukenewe? Situvuze ko hari ingero bishobora kuba hari impamvu ibiteye kandi umuryango wabiganiriyeho, ariko byose ndavuga ko ari ibintu umuryango ugomba kwitaho, kuko nanone twibukiranye yuko aba bana tubafite mu rugo igihe gitoya, nyuma y'imyaka navuga ngo 7, 8 umwana yabaye amazina navuga ngo mu mutwe kugira ibintu by'ingenzi by'ubuzima ku buryo ibyo azabigenderaho ubuzima bwose buri imbere. Impamvu birivuga ngo utoze umwana inzira agomba kunyuramo akiri muto, inzira y'Uwiteka azarinda kuri atayivuyemo. Rero hakaba igihe iyo utamureze muri cya gihe cye gitoya, utahabaye gukosore, hari amakuru akura ku ishuri, hari ayakura mu barimu, hari ayakura mu nshuti, hari ayakura mu baturanyi, hari ayakura kuri televiziyo, hari ayakura hehe, utahabaye nk'umubyeyi ngo ugende umenya ukuntu ayo makuru yagarura mu ijambo ry'Imana, bishobora kugorana akuze, gusa simvuze ko bidashoboka. Ikindi nanone tugomba gushyira ku mutima kumenya yuko umuryango ni inshingano zacu za mbere, kuko aha niho duhamagarirwa. Njya nkunda gutekereza ngo après tout uyu mubyeyi, uyu mumama avuye muri uyu muryango nta wundi mumama bazagera, undi waze yaba ari mukase, ariko nta wundi mama aba bana bashaka kubona. Uyu mupapa atari muri uyu muryango nta wundi papa uwo muryango uzabona, uwo mugore nta wundi mugabo, nubwo ibihe bihinduka abantu bakongera bagashaka, ariko hari role ikomeye y'uwo muntu. Ntekereza ko n'Imana kuba yararemye babiri, mu gihe wenda umwe atitavye Imana, bombi bakaba bagomba kuba mu muryango ikawushyiramo abana, nuko buri wese afite inshingano agomba gukora kandi bagomba kuzuzuzanyirizaho. Rero navuga ngo ni byiza ko tubanza gutekereza umuryango nka fondasiyo y'ibyo dukora byose, ibindi bikaza byuzuzanya na cya kintu cy'umuryango. Urakora kugira ngo munatunge umuryango mubeho, urasenga kugira ngo uzuze umugambi wawe kuri iyi si, ariko n'umuryango wawe uwuzamure imbere y'Imana. Ngira ngo uraza gukomerezaho, ariko nicyo ntabwo njya kure y'ibyo. Ntekereza ko dukwiye no gutekereza ubundi umurimo w'Imana n'uwuhe, kuko biragorana cyangwa se bigira izindi nyito ziremereye, bigatworohera no gutandukanya no kugira aho dushyira imbaraga iyo twavuze ko umurimo w'Imana ari ibijyanye n'urusengero, ariko urugo ni inshingano, akazi ni ugushaka imibereho. Iyo bitangiye kubaho gutyo rero, iyo ubuze hahandi bumva warabuze imbere y'Imana. Igiye mu nshingano ntiwumva uburyohe bwazo, zigeraho zikanakuremerera. Nico naremewe gukora, ni inshingano zanjye nta kindi. Akazi ni ugushaka imibereho, nabyo kubera inyito byagize ko ari ugushaka imibereho, urakora ku buryo nyine imibereho ibona wahimuka cyangwa utahimuka nubwo yaba ari indisisha. Ariko biriya byose bikuye mu kintu cyitwa umurimo w'Imana. Ejo bundi twose tuganira n'abantu tuvuga se Amerika yavumbutse. Iyo twiga muri history twabona umugabo witwa Amerigo Vespucci, na mbere hari Christophe Colomb wabanje kuhagera akagira ngo n'ubuhindaguyeho kuba ashaka kuzenguruka isi. Abo bantu ntabwo bari kuvuga mu ndimi babwiriza bagira iki, ariko bakoze umugambi w'Imana kugira ngo bagere bagihari, kuko uyu munsi mubwira ibasha kubaho. Iki kiganiro cyakorwa n'amashanzi n'umurimo w'Imana. Umuntu wareze Dawidi yakoze umurimo w'Imana, Mariya wareze Yesu ari umurimo w'Imana. Rero niba byose ari umurimo w'Imana, ni hehe nabura bikakoreka, ni hehe nabura bigapfa? Priority gatangira yubakika rero gutyo. Abana bacu ubu turi ba pasiteri babo, nta wundi wajya mu mwanya wacu. Ariko mu rusengero hari ibyo nshobora gufata mu mwanya nasaguye ku muryango wanjye, kavuga ngo umurimo w'Imana wundi nkomereje aha ngaha uragera, kuko ababo ntabonetse Imana yazana mundi, ariko mu rugo rwanjye nimbura ntawe uzabasimbura. Rero ntekereza ko utekereza njye nibyo bimfasha, nubwo ari urugamba rukomeye. Hari igihe uba watwawe, hari igihe uba kubihuza byagoranye, ariko byibura ujye ureba urugo rwawe uvuga ngo nta wundi mupasiteri wansimbura,
nta wundi mumama wansimburamo, nta wundi papa wansimburamo, aba ngaba bo nta wundi nabaha. Noneho uvuge ngo bose ni abakristo ariko abakeneye imbaraga nabo, bizatworohera twese. Kandi nta nubwo uzavuga ngo Mana maze igihe nturi kure kuko maze ibyumweru 3 mpora mu rugo. Biratangaje byose ibyo. Rero ni byiza n'urugo, no mu rugo Imana irahari, wahasengera, waterana n'abana bawe, utarabyara waterana n'intebe zawe. Tujye twumva ubuhamya bw'abapasiteri babwiraga intebe ejo zikicaraho abantu. Mu kazi udafite uburyo bwo kugera mu nzu y'Imana, aho naho haba aho kuvugira ubutumwa bwiza kandi ukagira ubusabane. Yego ibyo byiciro byose birakenewe, ariko nyine priorite nizo zigenda ziza. Noneho ahangaha ho babonetse, ntabonetse 100% hari icyapfa. Mu mwanya ufite rero ukawuhuza, ukamenya aho ushyira mwinshi naho ushyiramo iki, atari uko wahaye agaciro bimwe cyangwa ibindi, ariko aho ukenewe udasimburwa niho uhera. Igisubizo cyiza cyane. Murakoze cyane ku gisubizo cyiza. Ngewe bisanzwe iyo mbateze amatwi mpora ndi kumva ndyoherwa n'ukuri. Imana yabashyizemo ibintu byiza dukeneye, ibintu byiza twumva tukarushaho guhembuka ndetse tukarushaho kwiga. Hari umuntu twari kumwe twumva ikiganiro nanjye nsubiramo nkacyumva, arambwira ati ubu ni ubutumwa bwacu, ati ubu butumwa nitwe bugenewe. Rero ni byiza, urumva inzara n'inyota iri mu bantu yo kumva amagambo meza Kristo yashyize muri bo. Imana ibahe umugisha. Ikibazo cya kabiri, umuntu yaravuze ati ushaka kuba umugabo cyangwa umugore, yarambwira ati uzambara ziriya couple. Ubwo se uri mu rugo, hari abantu bakunda kubwirwa amagambo atari meza kandi bitwa ngo ni abakristo. Ahanini ubwo turareba ku muryango wa gikristo, akaba ari ba bantu bitwa ko ari abakristo, hanyuma umwe rero bitewe wenda n'umugisha Imana yamuhaye cyangwa n'imbaraga yumva afite. Hari igihe umugore ashobora kugira imbaraga cyane mu muryango, hari n'igihe umugabo ashobora kugira imbaraga bitewe n'ibyo bita imbaraga n'ibyo bareberaho. Hanyuma akavuga ati ugasanga ahora uwo ngo yitwaje imbaraga afite akandamiza mugenzi we, ahora amubwira amagambo atari meza, kumubwira ko nta kintu ashoboye, kumubwira ko nta kintu amaze mu rugo, mbese nta gikorwa, mbese nta mumaro, kandi ni umukristo. Akavuga ati se ni gute guca bugufi uri muri iyo situation, kwera imbuto, kuzerera uwo muntu. Ugasanga abantu nyine wanga no kuvuga cyangwa kwisobanura, kubwira umuntu ngo mu ibi bintu bimeze gutya cyangwa birambangamiye, akagendera kuri icyo kintu ngo ni uguca bugufi. Ugasanga nyine ngo hahindutse, yakoresheje terme uvuga ngo niko zubakwa ntuvuga, nta mugore uvuga niko zubakwa. Iyo uvuze we ugaragaje agasuzuguro. Ese nk'abantu b'abakristo, nk'abantu icyo kibazo, mbese uri muri iyo situation, mbese wakwitwara gute? Reka mpere ku ruhande rw'uwo muntu ubifata gutyo, wenda turaza gukomereza ku ruhande rw'uwo twakwita ko ari victime muri icyo kibazo. Ikintu kimwe abantu benshi twirengagiza ko umuryango urimo ibice, navuga ngo ukora ku bice, navuga ngo 2 cyangwa 3. Hari igice cya niyo nacyita hard component y'urugo, ibigaragara, ibifatika, ariko hari n'igice kiri soft cy'iby'amarangamutima n'imbere mu muntu, kuko umuntu afite ibigaragara inyuma, ariko hari n'iby'imbere bitagaragara, harimo umwuka, harimo n'amarangamutima n'ubugingo. Rero hari igihe umwe mu bashakanye, kuko we yazanye ibi bigaragara, yazanye inzu, yazanye imodoka, yaguze intebe zo mu nzu, hari ibintu bifatika byo hanze yabizanye, mwaguze iki, mwageze kuri iki, kuko byanyuze mu maboko ye, akumva ko afite imbaraga kuruta wa wundi. Mu gihe umwe ari gushaka wenda amafaranga yo gukora ibi bigaragara inyuma, wa wundi yari ari inyuma arera abana, abakoresha za devoir, n'urugero areba ko bya biryo turabijongera gute, urugero ye hastoke turayijongera gute, harya ejo twari ibirayi umunsi dushyiremo umuceri, twa tuntu navuga ngo turi ni soft component kurusha no kujya nimugoroba unaniwe, ariko udashobora kuvuga ngo harya nakoze iki kandi uticaye. Ibyo nabyo birakenewe mu muryango.
kuko nubwo wazana amazu nta maintenance afite, ubwo wazana amamodoka nta suku agirirwa, ibyo wazana byose inyuma ugataha nta mahoro, ari induru, ari urusaku, nta mutekano, abana barwaragurika ko nta suku, abantu bameze nabi, urugo rutagendwa kuko ruranuka harasa nabi, ntabwo wakwishima, nta n'uwakugeraho, nta n'uwakwishimira ko waguze amazu menshi cyangwa waguze amamodoka cyangwa ibintu bifatika. Ntekereza rero ko tugomba kugira imyumvire yo kumva yuko uwazanye ibi bigaragara bifatika n'uwazanye iby'umutima, by'amarangamutima n'iby'umwuka n'ibishyigikira abana ngo bazazamuke, byose birangana. Uwatanze minerivare ngo umwana ajye ku ishuri n'uwamukoresheje devoir mu rugo barangana. Uwamushoyemo kugira ngo arye neza, abeho neza, yivuze neza, n'uwashoye mu marangamutima yo kugira ngo azabe umugabo mwiza w'ejo hazaza, azabe umugore mwiza w'ejo hazaza, bafite imbaraga zingana. Kandi imbere y'Imana ibyo byose birakonda, kuko tubona abantu yego arazamutse, yagize amafaranga, ababyeyi bagize amafaranga, baramureze, bamuhaye ibintu byose, ararya icyo ashaka, arambara icyo ashaka, yize aho ashaka, ariko ntabwo umuntu afite. Nawe agakomereka akavuga ngo ababyeyi banjye bashatse amafaranga ariko narababuze. Muzi inkuru y'umwana wabajije se, aramubaza ngo papa ukorera amafaranga angahe ku isaha? Undi aramubwira ati nkorera niba mbwiye $100, reka mfate urugero gutyo. Umwana aragenda arazigama twa duceri babonye, iki byose ibiceri bimaze kugwira n'amafaranga yamaze kugwira, abonye $100 azanira se aramubwira ngo wambabarira ukampa isaha ndayiguze. Uribaza rero umuntu agizwe n'iby'imbere tutabona n'iby'inyuma, kandi byose bifite agaciro. Ari umudamu, ari umugabo, tumenye ko umwe ashobora kandi nanone tukanamenya yuko Imana icisha aho ishaka. Ni nk'uko umuntu yasenga avuga ngo Mana ngo ntabara uncira inzira, hari igihe uba utanazi ngo biraca hehe, bimwe bigaca mu nshuti, ubundi bigaca mu muvandimwe, ubundi bigaca mu mubyeyi, ubundi bigaca mu muntu utazi, ubundi ukabona akazi. Rimwe umuntu akaguha amafaranga afatika, ubundi akaguhesha akazi, ubundi akaguha connection, n'inzira zitandukanye z'Imana. No mu rugo rero iyo ugize amahirwe ubwo butunzi bukakunyura mu ntoki, menya ko atari wowe, Imana ariyo yabyemeye ko bigenda gutyo. Nk'uko ejo bishobora gufunga iwawe bigafungukira ku wundi muntu, ibyo byose byo wiremyemo ko ari wowe, ejo bifunze wowe bigafungukira ahandi, no handi abantu baba depressed kuko ntabwo yumva ukuntu umugabo atinjiza mu rugo. Ikibazo si umugabo utinjiza mu rugo, urugo Imana yaruproviding, urugo Imana yarugeneye, aho byanyuze si cyo kibazo, ahubwo Imana yageneye umuryango kugira ngo bakwe, kuko ijambo riravuga ngo nuko abashakanye ntibaba bakiri babiri, ahubwo babaye umubiri umwe, urugingo rumwe. Rero byose ni iby'umuryango, byose ni iby'umuryango, kuko urugo ni urugingo. Mfite amaguru, mfite amaboko, sinjya yimaka n'amaboko yanjye n'amaguru yanjye ku cyo basuhuje ngiye nkakandagira hasi. Iyo tugize imitekerereze ngiye kuvuga ngo njye nzana ibi, utamfite si mwabaho, nko kubwira umutwe amaguru, ubwo utamfite ntiwamenya aho ukandagira. Amaguru nayo yabwiye ati ariko utamfite ntiwagenda. Tugomba kumva icyo kintu bivuzeho ko n'amahirwe dufite buriya atabara yacu. Sije ushobora kuba uri kuno munsi, Imana ikaguha amahirwe yabuze ukurwa. Kutabimenya ukumva kuri kamara. Rimwe na rimwe rero ukangiza imbuto Imana igushakamo n'ibyo ufite ukabibura, kuko Imana niba ikiguhaye ayo mahirwe, kuko icyo wakabaye wakabaye ukoresha ntabwo aricyo kiri ko. Ko rero kubasha kubabwirana amagambo atariyo, ibintu byose buriya ntekereza ko hari ubwo tutajya tunamenya n'uburemere bw'amagambo. Buri jambo ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuri hari ubwo utarenganya umuntu n'ubwo akoze amakosa, hari umuntu uvuga ibintu ngo nanze ko nivugiye bikarangira, ariko ni byiza ko twongera kumenya uburemere bw'amagambo. Buriya rwa rugo muba mwarubatse ruba rwarahereye ku ijambo ndagukunda cyangwa se tuzabana. Rya jambo rikagira imbaraga zo gutuma abantu babana n'ibindi bigaherukiraho. Rero kuba utakubise umugore, kuba utakubise umugabo, kuba utahanganye mu bindi, birakwiyeho ko utasenyera ukoresheje ijambo. Ijambo ni ribi, ariko ikindi nanone urugo rwo rutandukanye n'akazi. Ushobora kujya mu kazi kuko ufite ijambo ryo hejuru ukavuga ibyo ushaka ntagire ugusubiza. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba azi ko hanze ari mwiza nta kibazo agira, kuko ntawakubwira kuko agutezemo byinshi. Ariko iyo ugeze mu rugo ho niyo baceceka. Urugo ni umurima mwiza, icyo bibye ejo uragisanga. Tukwiye kwirinda rero kuvuga amagambo atariyo,
niyo waba ufite ukuri ko kubwira umuntu ikosa yakoze ntabwo ufite uburenganzira bwo kumusesereza yego ufite uburenganzira n'ubwo kujya mu makosa kuko yabanje ikosa ni byiza ko abantu biga kubwirana amagambo uko bati niba ngiye kubwira ijambo ubundi icyo nshaka kumva ni ikihe ni ikosa ni iriya jambo nakoresha kumva ikosa yakoze ariko ntakomereke kuko nakomereka nanjye ejo azandika ikintu gikomere umuntu wakomeretse asohoye ibikomere abishaka atabishaka ni byiza rero ko abantu birinda mu byo bavuga nta kwivugira kubaho ijambo ryose ukwiye kubanza kuryirebeshaho ukavuga ngo iri ryarimbwiye byaba bimeze gutya ikindi niba uzi ko umuntu yamenye ikosa yakoze kuki uritindaho kuko ntukigamije kumenya ko yakojeje ntushaka akamenya ko yakojeje kuko yarikoze urashaka ahubwo kumusesereza kugira ngo umwumvishe ko ntacyo ashoboye kandi ibyo uri gukora koko ntacyo ari bushoboye bizagaruka biba igihombo nawe kuri wowe afite umubyeyi ajya akunda kutubwira ngo hari ababembe ngo ntubara gatanu kuko indwara y'ibibembe igitera umuntu gucika intoki rero iyo uri ahantu imbere y'abantu badafite intoki ugira gutya nubwo uri kubara we ntabwo ari kubona kubara ari kubona ibikomere by'intoki adafite twige kubwira abantu ariko mu buryo bashobora kumva ushobora kuba nzi ururimi rwiza nakubwiramo ikintu ariko ntacyo rwamara utaruzi nadidimanga mu rurimi wumva ukumva icyo ushaka kumva rero muri communication ntabwo umuntu agomba gupfa kuvuga ibyo yumva agomba kuvuga ngo abuhuke gusa agomba kubona ko message nshaka gutanga kuri uriya muntu iraba ari iyihe none bigatuma ariko agorora ayo magambo ntekereza ko ari ikintu cy'ingenzi ntakubwirana ngo ngiye natugezanye ibi basohoye ibi bagize iki ese ejo bizagenda gute bizi gute kuri wa muntu noneho we biri kubaho intwaro ya mbere no gusenga kuriya ufite umutima w'umuntu ni Imana y'ubwayo yawuremye ijambo ry'Imana riravuga ngo niyo ifata umutima w'ibuye ikawuhinduramo umutima w'inyama habaho kwihangana nibyo ariko hari ijambo ntemera ngo niko zubakwa ryo ntago numva nemeranya naryo kuko ntago ari ko Imana yagennye ko bigomba kugenda twakabaye tuvuga ngo Mana mugira urugo rutari kugendera mu biya mugambi w'icyo waruremeye kuba cyo ntago twemera ko biguma gutya kuko icyo ni igitero cya Satani yaje kwiba no kwica no kurimbura arashaka kunyicira umuryango arashaka kunyicira urugo arashaka kurimbura urugo rwanjye n'umutima wanjye ntago mbimwemereye ukajya ku mavu ugasenga Imana ikaguha umutima worohereye kumenya uko umutwara umutima wo kumenya uko umuganiriza kugira ngo abyumve rimwe na rimwe mwanaganira ukanamubwira iyo soft component nawe ujuwa cyangwa se niba azanye iyo nzu cyangwa iyo modoka cyangwa iki nawe uruhare ukora kugira ngo ibyo bintu bigende n'amahoro aza mu rugo rimwe na rimwe ari ngihe Imana iguha ubwenge ugazana story y'abandi bantu ariko irifite ahantu related n'ibyo muri kunyuramo no kugira ngo ugaragaze uyu mumama uyu mupapa nawe burya hari ikintu yinjizaga mu rugo yaravu uzi ko runaka yabuze umugore bigenda gutya runaka uzi ko yapfushije umugabo bigenda gutya hari ubwenge Imana yigenda itanga muri situation zitandukanye ariko intwaro ya mbere no gusenga ugasengera umutima w'uwo muntu kugira ngo worohere ariko nawe ugasenga usaba Imana ubwenge bw'icyo gukora ariko twiye no kumenya uvuga nabi we abiterwa n'iki kuko biranashoboka buriya no mu kubaka urugo hari igihe abantu kubera inzira zitandukanye umuntu yinjiza ibikomere akaba yarinjije igikomere afite igikomere runaka wenda wigeze kumubwira kera cyangwa se yakuye mu muryango wawe n'ahandi hari hose ni byiza kwanariza ni kuki avuga ibi abiterwa n'iki mugakora ku muzi w'icyo kibazo hari n'abantu bazi ko urugo ari ubutunzi yaba afite ibyo akumva afite byose wa mugani hamwe no kuganira mu gihe cyiza kitari rwo hejuru yatuje ikiza ko nawe yakumva umuntu ashobora kuvuga nawe ukabuze ko avuga ariko uzi icyabiteye ahora avugiraho icyo mwicaye mukagikemura haba no gusaba imbabazi ati mbabarire ibyo bishobora kongera gutanga amahoro mu rugo urakoze cyane urakoze nk'uko ari kuri mubwire ni byiza tugerageze kubwira abantu ibyiza ari byo bikenewe kuko icyo umuntu umuhaye nicyo atanga uwo muntu ashobora kuba uyu munsi wamugana ari mu rugo wenda nta kazi afite ni wowe ufite iyo mikorere iri kugenda neza hanyuma rero uwo nguwo utayifite ukirengagiza ko nk'uko Serge yari amaze kubitubwira uwo mwanya ari mu rugo
abana yabitayeho ntibarwaye bwaki, abana ntuvuye mu kazi ngo ya mafaranga wakoreye murarimo yajyanamo abana kwa muganga. Ikindi kandi iyo uri mu rugo, hari umushuti wanjye niwe uri kumbwira ukuntu iminsi amaze ari mu rugo, nimba yarakoraga stoke ngo nk'imboga akagura iz'ibihumbi wenda 100 urugero nko mu cyumweru, aravuga ati ko iyi minsi maze mu rugo nasanze mbasha gukoresha ibihumbi 40 handi yakoresha 100. Urumva ayo mafaranga yaragabanyutse kuko agize gute ari mu rugo, ari kureba ibidasesagurwa. Rero nta kuvuga ngo nkuko babitubwiye nawe ari mu murimo w'Imana ndetse nawe ari kubikora neza, unakomeye cyane. Nibyo bizatuma abo bana uko nguko wamubwiye neza nawe abaha ibyiza, abana ejo bakavamo abantu batanga ibyiza. Kuko ibyo twaje kureba dusanga icyo umuntu ahawe nicyo atanga. Abo bantu bavuga ibibi nibyo bavo, nibyo bakiriye. Ukoza ahantu Sylvie, nibyo uburere kurera biragoye, twitaho cyafite abana bato, ariko natwe twakuze uravuga ati Imana uhababyeyi umugisha kuba narabashije ukiyuka. Ariko nubwo bigoye habamo n'ingaruka zituruka ku bintu bitandukanye. Hari igihe ibyo uvuga ubibwiye ubona nta kibazo, ariko ukazabisarura mu mwana wawe. Dukwiye kwitonda kuko burya ikintu kivugiwe mu rugo, ya magambo uhora ubwira abantu uzi ko ari we gusa abandi nta kibazo, ejo bizashibuka muri bo. Kuko igikomere kirazenguruka kikajya mu mwana, ukabona mu gihe wari ukeneye umwana ngo umujye inama ntakumva, akubwira umunsi ko ntigeze nkubwira icyo kintu, ko nigeze nkora iki kintu, umwana wanjye ikintu yagikuye, ariko yabonye ko wabaye gushijeho nyine, yabonye uko witwaraga imbere ya se. Nibyo rero ijambo ribi ntabwo ricwa pe. Ejo bundi hari umuntu wari kutubwira, umushuti wanjye yagiye ahantu bagiye muri anniversaire, kwa kundi batinda ari surprise bategereje umuntu atarazanye n'ibirori. Umwana bicaye yaje avuga ngo mama, kandi mutoya cyane ntaranatangira primaire, ngo mama ngo abonye amasaha ageze, ndati ndi kuyabona kandi ari kumwe n'abantu, ngo ture gutanga papa arakumena. Yewe ngo papa arakumena ngo nitudata yaravuze ati na isoni zaranyishe, mbura ukuntu ibyo bintu abikava nyine ngo abihishe abantu babibonye, ngo banaje bamuhamagara ngo nani se ngo papa aramukoze, ngo he ngo papa ari bumumene ngo dutaye. Umwana muto utarageza igihe cya primaire, ariko arabona ko umupapa nyine arakankamirana, arabwira umama nabitekereza nk'umuntu atabareba ya mupapa ese gute. Umwana atangira asuzugura nyina kuko ari usuzugurwa, ariko iyo akuze yamenye ubwenge yadukirana se cyane. Ikindi kintu kibaho kenshi muri societe, ku bantu nk'abo bakandamiza abandi bakababwira nayo magambo atari meza, mama mufite abantu bari mu rugo babafasha imirimo. Uwo muntu rero nimba ari umugabo uri gukandamiza cyangwa ari umugore, uzi ngo uzabwira umuntu ugufasha imirimo wazakumva, nawe rero akahita avuga uyu se ngo nta kintu avuze, agasiga bati utinyitse mabuje ngiye n'ubundi niwe umpabura. Niko babavugana bagaze yaze ukamubwira ati kora ibesi biko bitagenda neza, akakwihorera akaba yashyiramo ekuteri, akakuvuga ukumva abwiye undi ngo buriya ngo ngewe ngo ni mabuje ngo bosi nta kintu abavuze hano, bitewe n'iki. Urumva igihombo kiba kinjira mu rugo. Umukozi ntari gukora inshingano ze, ibyo akoze abikoze nabi, arasesaguye. Rya jambo wavuze ushobora guhindura ubusa n'ubutunzi winjiye mu rugo, ukayongera muri ibyo. Kristo adufashe, Kristo aturengere, Mwuka Wera tube hafi, atugire inama, aduko tugomba kwitwara, ndetse dukorere n'umuryango w'ejo hazaza, kuko abo turi kumwe nabo bari kutuvomaho. Iki kibazo rero mumaze gusubiza ni cyiza, ariko gifite ikindi numvishe babajije cyenda kujyana nacyo. Abantu baraho ni umuryango, ni abakristo babanye, umwe afite amasezerano. Turabizi ko nk'abantu bizera Imana itanga amasezerano. Imana igaca muri umwe ashaka umugabo cyangwa umugore akamubwira ati nzabaha umugisha, nzabageza aha, nzabubakira, nzabaha amamodoka, ibi bisanzwe bifatika. Noneho mugatangira muri abantu bari aho basanzwe. Uko mu muryango turabizi ko bundi buri muntu azana umugisha, uko mugenda mwaguka niko umuryango waguka, Imana kuko ikagenda igatanga wa mugisha. Noneho umwe ugaragara nkaho ari gukora cyane kwa kundi za mbaraga nkuko twabivugaga, ntiyibuke ko
hari icyo Imana yambwiye kandi wenda mbere wajya kunabimubwira ariko uzi ko Imana yavuze ko tuzaba ahantu hameze nka gutya tuzaba muri Nyarutarama Imana igana precise murabizi ko ijya ibikora Imana ijya yavuze ko tuzatura muri Nyarutarama uzi ko Imana yavuze ko urugo rwacu ruzajya ruba ruparitsemo imodoka ya nayo Imana yavuze ko uzaduha abana bameze gutya na gutya yavuze ko tuzadufite nk'ibi biti n'urugero ibyo bintu byose Imana ijya ibikora hanyuma mugatangira muri aho mugenda mwaguka bya bintu kuko ugashiduka mubigezeho hanyuma rero mwe nk'umuryango wa wundi Imana yanyujijemo nkuko Vicky yabitubwiye akamera atya agatangira no gushaka kurwanya ya soko mwabikuyemo akumva ashatse no kuminimiza wenda umugore cyangwa umugabo uwo muntu ntuzanasubire ibintu byo gusenga urumva ko atangiye no kugenda bitesha agaciro ahanini bigafata no ku muryango w'uwo muntu nimba tuvuga ari umugore cyangwa ari umugabo uwo muryango aturukamo ugasuzugura umugore cyangwa ugasuzugura umugabo bitewe n'ibyo bintu bakabona ko wowe nta ruhare ufite mbese nta kimaze uwo muntu aravuga ati se wakora iki ageze kuri level amubwira ati gusenga nyine ubu noneho aragenda nihisha naho mu rugo ndahasengera ariko n'amateraniro akaba yajyamo yihisha akumva ko nyine niwe byaturutse mu muryango wabo baturukamo nta gaciro uwo muntu afite kuko bamufata nkaho nta kimaze ariko yaje abizi neza ibyo bintu byose Imana izabagezaho kugira ngo buriya kaga ka mbere mu muryango ni ukujya kure y'Imana cyane buriya nujya kure y'Imana ntuzibeshye ko umugore akuri hafi ntuzibeshye ko abana buki bafite ari abana kuko Imana yaguhaye cyose iyo uyihunga ikikwaka ariko gitakazaho ububasha umunsi Adamu na Eva bacumuraga ubutaka bwari bushinzwe kuba gukura bukabazanira ibyo kurya n'imbuto igitondo kimwe bwatangiye kwera ibitovu n'amahwa ibyo ntibyari byakabayeho kubera ko umuntu Imana yamuhaye ubutware bishingiye mu busabane yari afite na nyinayo bwo kuyobora ibyo yari n'ibindi atakaje rero Imana n'ubutware kuri ibyo bintu bigenda bigabanyuka kubera ikintu yaho ngaho buriya igihe cyo kugwa k'umuntu nicyo gihe aba yumva ko afite ihumure iyo wibagiwe isoko buriya uba ufite ikigega ufite tanke ariko ntabwo waba icyongera kwiproduce iyo tanke igenda igabanyuka imigisha Imana iduhamira nk'isoko iyo tuyigiye kure dusigarana ibyo hari ibigenda bivamo bishobora kuvamo ugasigarana ubutunzi ukagira ngo uracyafite byose ariko ugatakaza amahoro ugatakaza ibyishimo ugatakaza generasiyo yo kuza gukomokaho yubaha Imana ugatakaza icyubahiro ugasigarana igitinyiro nuko bigenda bimera rero nari bivugiye ko mbere yuko tujya kuri iyo sije umugabo n'umugore mbere yuko biga gukundana no kurinda urugo rwawe n'urukundo rwawe buri wese afite inshingano zo guhora acunga ubusabane bwe n'Imana ni ikintu cy'ingenzi cyane ubusabane bw'umuntu n'Imana uko mu miterere ya Satani yanga umuryango azakora ibishoboka byose yinjiremo ababone abakuri muri ya mahoro mufite rero ni byiza uko tuzamuka Imana inasoza ibyo yagiye ivuga gukomeza gutinda ku Mana kuruta ibyo yavuze kuko n'ubundi ingano zabyo Imana itari niwo mubabaro buriya agahinda k'umukene ni gake cyane ku gahinda k'umukire ibyago biriyongera twajya mu mibare ko twabibona ugira abanzi bake bitewe n'uko izina ryawe ringana ariko uko ringana rigenda riba rinini ugenda urana akaga gakomeye rero naganishaga kuri icyo twavugaga ntekereza ko kuri uwo muntu yaba umudamu yaba umugabo icyo akwiye gukora ni gusenga igihe cyo gusenga kandi bikomere umugabo amutera ntibimutere cyangwa se umugore amutera ntibimutere kumurekura kuko nicyo Satani ashaka ko ageraho nawe akamurekura agasigara asenga ku giti cye noneho Satani akinjiramo akica asengera urugo cyane yige kwihangana nta kigeragezo kidashira hari ibintu udashobora kumenya uko byagenda
ariko cyane isengesho no kwera imbuto uko biri kose no kwera imbuto Imana igera ikabikora. hari n'ikindi kintu nanone ntekereza ko abantu dukunze kwirengagiza yuko mu muryango nubwo umwe ari umugabo undi ari umugore, umwe yego ni umutwe ariko undi ni umufasha we. Nubwo yabaye umutwe akabitekereza akabyexecute, ariko hari umufasha wabisengeye. Urugero, cyangwa se nubwo yabaye umufasha mwiza mugabo mu gihe adafite ubwo bushobozi bwo kubikora akabikora bikaza, kuko imigani 31 batwereka umugore w'umunyembaraga. Ntabwo bivuze ko kubura umufasha udakora, ngo nawe uba ufite viziyo uza n'ibintu. Umugore w'umunyembaraga uzinduka akareba imirimo akayigura n'ibindi. Imana yaguhaye umugisha, ni wowe byanyuzemo biraza, ariko ufite umutwe. Iyo uwo mutwe uba udahagaze neza ngo asenge, ntabwo umugisha wajyaga kukugeraho ngo uronke. Hari igihe twirengagiza yuko ibi tubona nabyo ni umugisha w'Imana, ariko umugisha ugira aho unyura. Yarabivuze, ariko wenda muri mwe babiri hari uwahagaze ahamagara ayo masezerano ari materialize, yambara umubiri. Nubwo yambariye umubiri muri umwe muri mwe, ariko hari uwayahamagaye. Iyo atajya kwihamagara ntiyajyaga gusohora. Iyo adahagarara neza mu mwanya we ntiyari gusohore. Icyo rero nacyo ni ikintu tugomba kubwira abantu tukabyumva neza. Buriya nubwo nabyuka nkajya mu kazi, papa yita natahagiye, nzi neza ko kuba nahiriwe na presence bigakunda, navuze imbere ya boss akambwira ati nibyo, natanze raporo igacamo nuko yansengeye. Ntabwo nshobora kuzamura agahanga n'umutwe ko nzi ko yansengeye. Nawe niba agiye mu kazi bigakunda agakora ibintu bigacamo bikagenda neza, abaziko nuko yaraye afite amahoro kandi afite umudamu wamusengeye. Iyo aza mu rugo nkamutera hejuru nkamusakuriza nkajya, ntabwo abantu benshi batakaje imbaraga zo gukora atari uko bazibuze, kuko bari unstable mu rugo iwabo. Aratahira muri rwaserera mu nduru n'ibibazo n'ibindi byose, ntabwo waba ugikoze. Hari deal utakora kuko ntabwo uri stable mu mutwe. Indera hari abantu benshi bari bazi ubwenge, bari abahanga, bari bashoboye gukora, ariko kubera ibintu yanyuzemo, kubera abantu babanye cyangwa umuntu babanye, ntabwo yagize ageraho agira instability, akazi karamunanira, gukora biramunanira, business iramunanira. Ni ikintu rero nacyo umuntu atagomba kwirengagiza ngo wumve ngo kuko byanciyemo bikaba bije, uyu ntacyo amaze. Ajuwa rero ikomeye, barakushyigikira mu marangamutima. Uraza ukamubwira ati ariko waca ugaca, hari inama ashobora kuba kugira. Rwa rugo ruhaye amahoro, ntuza ngo utahe muri rwaserera. Ntabwo murara kuri ribu, ntabwo waba urara kuri ribu buri mugoroba mwarwanye mwasekaguranye amajisho agera hariya, kumbwire ngo urabyuka ujya gusinya kontra ifatika ijisho rigera hano, ntabwo bishoboka. Rero hari igihe n'icyizere gihuga kuko babona urugo rwawe ukora rutuje amahoro, cyangwa se umwe arasesagura. Urabizanye nibyo, erega gusesagura umuntu abishatse yabisesagura. Nubwo yabizanye ashobora kujya hariya. Hari umuntu ngo wigeze kurakara, yari umugore ngira ngo afite etage, afite inzu itagira uko isa, afite imodoka itagira uko isa. Arangije ngo arebye hasi, ari hejuru muri etage, yarebye hasi abona umuzamu we mva nyine yari umuntu usanzwe uraho. Umugore we aramugemurira agasorori karimo utujumba n'utuboga hari. Baricara muri bwa bukene bwabo baratwisangirira, bumva bameze neza. Umugore yamanutse n'umujinya wose, fata ikibiriti na essence kubita kuri ya modoka arayishumika arayitwika. Ni igihombo ko yari yibajije ukuntu bariya ntacyo bafite, ntacyo bari ko barishimye, kuko umwaza agaciro kundi. Nubwo umwe yagiye guhiga amafaranga ari kwizamu, ariko undi nawe ari mu rugo yatetse twatujumba, ariko nyabone ko umugabo abone ikintu arya. Rero ntitugomba kwirengagiza yuko mwembi muba mufite ikintu muri gukora kugira ngo bya bintu bigerwe. Kuko ashatse kukubera umugabo mubi, cyashatse kubera umugore mubi, nabwo butunzi ntiwabwinjiza cyane rwose. Hari ikintu nakongera kuri uwo muntu uri kunyura muri ibyo buzima. Gutsindwa kwa mbere ni ukwemera izina abantu bakwita. Narwana urugamba rwo kuvuga ngo nubwo wabona ko ntacyo maze, agumane ikimana mwite, asengere muri uwo murongo. Igihe kizagera Imana izabihindura, ariko nta kwemera izina umuryango akwise cyangwa se umushakana akwise kugira ngo byakire ukorere. Hari ikimana Imana ngo nzakora ibi kugira ngo ugumane urwo rwego kubona kuko bifite icyo bimara. Iyo watakaje izina ryawe ushobora no guhagarara mu bushobozi ufite, kuko ubushobozi Imana iguha bujyana n'ikikwita. Satani yashaka kwica rero ananyura no mu bantu kugira ngo akwereke ko ntacyo uricyo, ntacyo ushoboye, ntacyo umaze.
ibyo rero bigatuma n'ibyemezo ufata koko biza ntacyo bimaze. Urakoze cyane, hamwe no gusenga, hamwe no kwihangana no kwera imbuto, wa mugani ntiwemere izina witwa, ahubwo uharanire kuba mushya, nuko no guharanira gukomeza urugo rwawe nturutakaze, kuko umugambi wa Satani ni ugusenya, aho kugira ngo rero urekure uwo mwashakanye bitewe musengere Mwuka w'Imana azamugenderera, amuhishurire, amukoreho, amugarure ku isoko. Murakoze. Ikindi kibazo umuntu yaravuze ngo nzamubarize, ni umugore cyangwa umugabo bashakanye ariko umwe ameze nk'utitagire ku nshingano ze, nyine nta kintu bimubwiye, umwe rero agakora inshingano ze, agakora n'iz'uwo muntu nyine babana, mbese bakora, undi ameze nk'aho ntacyo yitaho ku nshingano ze, noneho wowe ugakora izawe ukarenzaho n'izi. Ese umuntu uri muri iyo situwasiyo, uri kumwe n'umuntu umeze nyine nk'aho nta kintu yitayeho mu muryango, nta kintu bimbwiye, ntacyo mparanira, ntacyo ndi kwica, ntacyo ndi gukiza, we niko ameze, wowe ugakora ibye ugakora n'ibyawe, uwo muntu uri kuri urwo rugamba ese yakwitwara atewe? Nakomera. Nahera ku gukomera. Twabikomojeho kare twese tuvuga ko urugo ari urugingo rumwe cyangwa se ari umubiri umwe, ni umuntu umwe. Rero hari igihe uri kubivuga nibutse ukuntu kera ndi gukina ku ishuri nigeze ngwa, nguye mbyuka niruka nta kibazo, dukomeza umukino twari turimo, ariko nyuma y'iminsi 3 mbyutse numva itako ryose nta mfite, kuko kwacumutse kwavuye ntihakoraga pe. Ariko ndibuka ko n'undi ntagumye mu buriri, narwanishije akaguru kamwe kandi kukagendesha kuko kandi kadakora. Ngogo ko urugo rumeze, iyo habayeho impamvu uko bibaho, urugingo rumwe rugatakaza inshingano, umwanzi akabiba akazamo ibyo bibazo, ntufite reka mwe ngo si byiza ko wahangana nawe kureka ibyo ugomba gukora, kuko nicyo umwanzi ashaka. Bikore usenga, bikore uririra Imana, wiri ku muntu, ariko ukore cyane kurushaho, kuko nyuma y'ibyo hari umusaruro ubavamo. Hari icyizere mufitwe ho hanze, hari abana muzabyara niba bazaza cyangwa se mubafite, hari aho mugana, ntabwo ukuboko kumubyuka ko kugira ngo uvugeho n'umutwe byanze ntacyo nkora. Urwanda urwo rugamba yihangane, yige gusenga, gusengera uwo muntu, ariko nanone Imana niyo ukuyobora. Haravuga ngo byihorere nzabikora byose, undi akabona noneho umwanya wo kuremara burundu. Sinajya muri detail kuko ntazi ikibazo ko kiri, ariko hamwe no gusenga no kumvira Imana ikikuyobora gukora, kuko isengesho ryose dusenze burya nyuma Imana ijya dushyiramo imitekerereze mishya cyangwa se imikorere mishya yuko tugomba gukora. Niba ari ukwicara ukaganira n'umuntu, niba ari gushaka abantu b'ingenzi b'umumaro, bamuganiriza bakamwegera, kuko kwa kugura iyo kuri kutari gukora kabone n'ubwo uri kurwana ugenda ntugurekera, uba ushaka gahunda yo kugushyira umuganga. Buriya hari igihe umwe acika intege, ariko ufite inshuti nzima mwabaganiriza mu buryo bwiza wabisengeye, bitari ukumushyira hanze, ariko ari uburyo bwo kumugaruza neza n'urukundo no kumwibutsa inshingano ze, bishobora kugira umumaro. Rero hari ugusenga, ariko noneho no kuvuga ngo niki nakora, wenda nicyo yaratubajije, niba hari abantu runaka b'ingenzi wamuganirizaho, niba wabanza ukamwegera mbere kumushyira abantu, ese afite abantu yubaha, ese afite abantu areberaho, ese runaka amuganirije byaba byiza. Ariko muri iyo situation wirinde gushyiramo akaboko kawe k'umujinya n'ibyemezo bibi, kuko ntari bubone ibye, arakomeza abona ibyo umukorera. Ikindi kintu nanjye natekerezaga kongeraho ni uko muri cya gihe atarahinduka, ukoze ibyo yari ari kuvuga, ariko hari igihe umuntu adashobora guhita ahinduka umunsi umwe cyangwa ukwezi kumwe cyangwa umwaka umwe. Muri cya gihe atarahinduka, saba Imana imbaraga zo gukorera rwa rugo koko, kuko ni Imana izitanga. Kandi twibuke yuko hari umugisha Imana itanga. Ntushobora kuba ufite 5,000, nanjye mfite 5, tukajya ku isoko ugacyura envelope ya 5,
nkacyura envelope ya 16 cyangwa envelope ya 16 yuzuye nkacyura iya gatanu kubera isoko twahahiyeho kubera umucuruzi twaguyeho bakampenda ntibabuhende uwo rero nawo nundi mugisha Imana igitanga akazi ke gashobora kuba katahindutse ari ya mafaranga n'ubundi akiri guhembwa ariko Imana ikamuha wamije kuko izi neza ko rwa rugingo rundi ntabwo ruri gukora ujya ubona abantu hari abantu bafite akenshi ubumuga bafite ubumuga bw'ingingo cyane cyane wenda nk'amaguru hari igihe usanga amaboko afite imbaraga nyinshi bariya abantu n'abakina box abenshi muri bo ikofe ntiwagarura kuko ingingo zimwe yose ari gukora ikuntu izindi ziremamo imbaraga nyinshi niko Imana yabikoze umuntu ufite ubumuga bwo kutumva kumwe iyo kutumva hari ukuntu kundi kuba gutyaye cyane kurya hindukira gutya akaba yabakurura menshi cyane Imana ibyo binabishyize mu muntu ku buryo umubiri wiyadapta iyo urugingo rumwe rutari gukora neza urundi rugakora cyane kurushaho abantu bafite ikibazo cy'impyiko yimwe bayikuyemo ntabwo biba birangiye indi irakomeza igakora cyane ariko igakora rero nibyo nabo bavugaga uwo muntu yizere ko hari umugisha Imana izamuha natava mu kibanza cye agakomeza kwizera Imana hari umugisha Imana izamuha yego wa babiri yunguke ashobora kutabona akazi kahindutse ngo ubone ibintu byahindutse ko hari ukunguka hari ukoroherwa hari ukutavunika Imana igushyiriraho hari gukora ibintu nubwo bishobora gusa nkaho byabayemo byinshi ariko ukabikorana umunezero n'umutima wumva udahangayitse ibyo Imana ijya ibikora ikaguha uwo mugisha ikindi nanone yarakivuzeho ni ugusenga ariko ukaba wanamushakira abantu Bibiliya irabyemera Bibiliya iravuga ngo niyo umuntu hari ikibazo uramwegera ukamubwira niba bidakunze mushakira undi muntu umwe w'umwizerwa bagane niba bidakunze umutorera abakuru b'itorero niba byanze umushyira imbere y'iteraniro rero nabyo hari igihe akenshi abantu nanone usibye wenda n'ibyo bibazo yo kuvuga ngo ni uko umwe adafite inshingano ze na babandi bahohoterwa n'ibindi n'abandi bavuga ati niko zubakwa dufite ingero z'abantu benshi bari mu buzima bw'ihohoterwa cyangwa n'ibibazo byinshi ariko agatuza ati ubwo nyine ni uko nguko niko narushatse n'ibyo nta kundi ariko nta cyaha kirimo na Bibiliya irabyemera kuba wagisha inama mu bwenge ukamenya uwo usanga uwo ubwira n'indi utazajya kubishyira hanze kandi uzabagira inama kandi wa muntu yumva nawe nyine mushobora guhurizaho kugira ngo byibura ibintu bigende bifata ishusho hamwe no gusenga bizarushaho kugenda neza undi muntu yaravuze ati mumbarize bamfashe ni gute wagirira umuntu urukundo ubwo ni mu muryango n'ubundi turabizi ko n'ubundi nubwo abantu baba barashakanye ariko urukundo ruba rugomba kuvomererwa rugomba gukura ntabwo ugenda ngo uterere inyuma byararangiye we arabaza ati se ni gute wagirira umuntu urukundo utakwitaho uhora nyine mbese ni wowe uhora umuhamagara umeze nk'umuntu nyine umwihoma umeze nk'umuntu nyine umwihoma buri gihe ariho umeze nk'uwigura buri gihe niwe ushaka kumaza ngo umeze gute aribaza ati se hari igihe urwo rukundo ruba ruri gukura cyangwa ruba rusubira inyuma aribaza nawe ati urukundo ruragenda rukura cyangwa ruzagira ngo rugeraho runashire sibi rero niyo mpamvu umwanya wako by'inkundo ari sije iba ari ndende wanakibaza abo bantu bahuye gute ese ni umuryango bari hamwe ikindi nubwo dukunda twese dukunda mu buryo butandukanye hari igihe umuntu ashobora kudaguhamagara kandi agukunda gusa icyo atazi ni uburyo ki urwo rukundo rugaragaza mu buryo wumva mu buryo ukunda mu buryo ushaka rero ni ikibazo cyagutse tutabasha kumenya neza ariko Imana idufashe tuvuge uko tugomba kubivuga mbere na mbere icyo kuvuga navuga ni uko mbere y'uko abantu babana bakabaye kugira igihe cyo kwigana hari benshi biganamo ariko icyambere cyo kwiganamo cya mbere wowe uvuze urukundo rwumva gute wowe ukunda gute urugero rwihuse nari umuntu kwandika message ari ibintu bigoye bishobotse nawe uhamagara nawe kandi gake madamu we kwandika message cyari ikintu cyihuse ku buryo bwo no guhamagara n'ubu biramugora urumva ko aho dutandukanye ariko ntabwo bisobanuye ko ntamukunda ikindi twahuye maze iminsi
hari imbuga nkoranyambaga nabaho nizo zidutyaza kwandika vuba vuba. Ikindi nanone maze iminsi ndi njyenyine kubaza umuntu ngo waraye ute wabyutse ute, nabyutse ndabona ari nyine si uko nanganye ariko bwari ubuzima ntangiye bushya ntarizi. No kumenya urukundo bikarufata gute, ngiwe urukundo rwakira gute, kugira ngo nyereke ko nkunda ukora iki, kugira ngo nkwereke ko ngukunda nkora iki kugira ngo bimenye. Kuko ushobora gusanga ku rundi ruhande nanone nawe azi ko akoze ibyo ashaka. Hari umuntu mbere ku bagabo yazi ko yaguze igitenge cyiza, kera byari byitenge gusinzi ibindi bagura, wenda gwa telefone nziza cyangwa se biju, akaba azi ko cye cyangwa agwaye ibyo kurya cyangwa atagukubise aragukunda, hari ubwo mukubita umudamu ndamukunda nigeze mukubita abandi bagakubita bagore, kuko bazi neza ko gukunda ari ugutanga amahoro, akumva arayatanga. Mudamu batoya ngiye ibyo rwose naje ayo mahoro nyafite, nkeneye umuntu nkurikirana akanyitaho akagera. Rero niba abantu barabanye imyaka cyangwa se imyaka 30, 20 bari bonyine, 30, 20 ndarukwe, igihe cyo guhuza urukundo abantu bakiga gukundana mu buryo cyane bisaba umwanya, bisaba ibiganiro, bisaba kwihangana, tukanemera yuko n'agati rujya rukonje ariko kuba rwakonje ntirupfa. Hari igihe wongera ukangura abantu bakongera bakiyobora. Ni iki kiri kuba hafi aho ngaho? Ese yarasanzwe abikora? Niba koko yarasanzwe kwitayeho ari umugore cyangwa ari umugabo, none muri ino minsi bimeze gute? Wasanga wenda ibyo akora bimuruhije, wasanga wenda afite uruhinja, umwana mudamu ufite uruhinja cyangwa se uri mu mezi ya nyuma gutwita cyangwa 3 ya mbere, bitewe naho urumva n'abandi bantu babiri abakiri gusa harimo na kamere y'umwana undi muntu mushya. Uwo muntu kugira ngo winjira gwa karabo n'iki nawe ubwo ari kwireba akabona ntazi ibyarimo, biragora. Niki kiri kuba umugabo akazi kamumere nabi cyangwa se yanakabuze. Hari ibihe bishobora gutuma abantu badatanga bya bindi bari bamenyere gutanga. Icyo wakora ni ikirere, wowe ubishoboye ugenderere mu byo ashoboye, ubyo akunda, nubwo atagusubiza uri kubika, igihe kizagera bikanguke muri we aguhindukirire. Ku rundi ruhande rero niba bitarigeze binahaba, aba ari ko mwangiza uretse gusarura, uri muri faze yo gutera imbuto, menya ibyo akunda n'ibyo ashaka, ubanza umuha ibyo ashaka. Hari igihe umutima wamukomanga atagukorera ibi, ubiharya n'icyo ukunda. Cyakabiri, iki nanone mu makanya gato mwabonye keza mumbwira ko shirizi ko nkunda ibi, Adama njyaga mbwira ati njye nkunda impano. N'ubu twubatse ikintu kivuga ngo nta kuremererwa, twese turakundana. Niwumva ukeneye impano yisabira, niwumva nkeneye icyo nkunze nzajya nkivuga. Ntidutegane imitego ngo reka ndebe ko kwantekereza, ntagutekereza kuko atashye mu rugo, natagutekereza ntiyataha, abandi bajane ntibararana. Ariko koroherana mu gihe wenda umuntu agomba kugera kuri rento, mushyireho ibikwa byo kugenda azamuka. None umutegereze, hari ibyo utekereza byose utazabibona, ariko ibyo by'ingenzi ufite ubishimire. Mvuze ku ruhande hari igihe biri na wasi uvuze ikintu cyiza numvaga twacaho akarongo nanone cyane. Ibintu byose tuvuga ku muryango, ku rugo, hari igihe bimwe aba ari ugutangira mutarabyigeze mwe babiri, umwanya ntimwawugize muri fiançailles ntibyanabayeho ntaki. Uwo nguwo rero mu gihe amenye ko icyo kintu gikenewe ntago watera imbuto ngo usarure. Ariko hari abandi mwarabyigeze birasa nk'ibiri gutakara, icyo gihe ni restoration, muri restoring ibyari bihari. Uwo nawe rero arasenga ariko azi n'icyo ashaka, kandi ashobora no kugarura wa muntu muri wa mwanya. Ndatsindagira cyane ikintu waruvuzeho cyo kuganira. Buriya ibiganiro ni ngombwa no kumenya igihe uganirira, kuko uwo muntu niba yaratakaje icyo kintu ukeneye kumenya yego nkuko wabivugaga, ukeneye kumenya ngo niki cyatumye gitakara. Ese njye ubwanjye hari uruhare mfitemo kuba ibintu bitakiri gukorwa? Kuko akenshi abantu benshi bubaka bababwira ngo ruzashira. Urukundo ni nk'amashara mugerayo rugashira, ntabwo rushira.
ahubwo ruhindura ishusho. Uyu munsi mushobora kuba mudahamagarana inshuro 10 ku munsi kuko cyagiye mwahamagarana ko ntimutaha hamwe ntimuba hamwe ntimwiriranywe, ariko uyu munsi mwiriranywe mu rugo sinkeneye kumuhamagara twiriranywe, ahubwo rugira indi sura. Rero ntekereza ko ariko nanone tugomba guhoza ibitekerezo, ariko ko yajyaga mpamagara kane, ariko ko yajyaga nyandikira message gatatu, ariko ko yambazaga ko nariye mwarakuze. Ubu ngubu wenda niba ari umudamu wamugana ari mu bana ari mu biki ari ntago ari bujye kwibuka ngo ari na bwana yariye, ashobora kutabyibuka. Ariko uburyo niba ukunze icyo kintu ni byiza mu biganire, ariko twe no guhoza imitekerereze uko byari bimeze muri fiançailles, ngo niko bigomba kuguma. Ntibivuze ko urukundo rwashize, ahubwo rwahinduye isura. Noneho muri ubu buryo bumeze n'abana wenda barimo nibo mugisha mwarabubonye cyangwa se harajemo inshingano nyinshi, ahubwo turugaragarizanye gute? Harazamo cya kiganiro, ariko no gushyira ibirenge hasi, ntutege mugenzi wawe imitego, ahubwo muganirize kumenya icyo ukunda, nawe ari kujye mu nkweto ze kumenya icyo akunda n'uburyo cya kintu wakiexprimamo. None ahubwo Imana muyisabe kugira ngo ihobwenge bw'icyo mukora uwo mwanya. Mushobora kuba cya gihe mwarakundaga gusohoka hanze kuko ntandi mwari buhurire wanyu, mwari buhurire wabo, umva barimo n'ababyeyi na gahunda z'abavandimwe n'iki byose mutari buganire, mugaprefera kujya mu ka restaurant cyangwa muri coffee shop cyangwa hehe. Ariko ubu muri mu rugo Imana ishobora kuguha ubwenge ikavuga ati noneho ariko ubwo maze igihe mbona ntamubona neza, reka mpange kadine mu rugo, ntawe ubasakuriza ntacyo. Ni uburyo bwinshi butandukanye. Cyangwa se dusohoke tugende natwe tujye ahantu twitaruye hatarimo rubyaro, umwari rundakurura amajipo ndagira ate, twicare tuganire neza, twongere tubyure rwa rukundo. Hari igihe none twirengagiza yuko abantu benshi bakunda kubivuga urukundo ruruhirirwa. Ntago waza ngo witereke gusa uri umugabo cyangwa uri umugore utegeze kuzakomeza gusarura ibintu wabibye gusa mu myaka 5, 10, 20 ishize. Ni urukundo rugomba guhura rwuhirirwa, ahubwo ugomba kugira izo nshingano zo kumenya ngo kugira ngo ndubyutse muri we ndakora iki, harya ubakumbuye iki, harya akunda iki, harya byajyaga bigenda gute, harya nakora iki, harya ubu ngubu bimeze biti, kugira ngo umenye icyo wamukorera, kugira ngo nawe umuboostinge yongere azane za mbaraga zo gushyira mu rwa rukundo. Kandi akenshi icyo umuntu ashaka gusarura nawe arakibiba. Kandi ntitubuye mu mutego wo kuvuga ngo hoza ibi kugira ngo mbone ibi. Yego. Hari igihe bikunda n'igihe bitanakunda. Umuntu yagashyize umutima we ati ngiye niyemeje kudatsinda, nzakora uruhare rwanjye. Ahari adahari nejejwe no gutanga ibyo ngomba gutanga. Ugatekereza ukihangana, Imana iyo umuntu akoze inshingano ze, Imana irahari. Nibwo umuntu bikoreye atabamo kwizerwa, ariko Imana irahari mu buryo bumwe n'ubundi. Ishobora gukiza umutima, ishobora kuguha amahoro no kunyurwa, ariko gukora kuko iyo dukora kugira ngo abibone ntabibone n'urugamba. Urakoze cyane. Ndumva icyo kibazo kigiye kujyana n'ikindi undi muntu yari yabaje avuga ngo ni gute wakora inshingano uri wenyine mufite abana, mbese ni wowe wora wita kuri abo bana kandi abana bakeneye uburere bw'abantu bombi. Umwe muri mwe ntazi ishuri ry'abana, ntashobora kubajyana ku ishuri, ntazi se ngo biga mu wa kangahe, mbese ntabyitayeho. Ariko icyo numvise twakijyana ngo kora wowe icyo ugomba gukora, aho kugira ngo wa mugani ukore uvuga ngo uyu muntu arebe, uravunika cyane ndetse uranababara. Ubikora nawe umeze nawe ntugukora wishimye, nagahangane. Icyo ngicyo ndumva hari n'akantu gato nanone. Hari igihe duheza amaso aka kanya runaka ntahari akaba yakora ibi, ariko uwo muntu uri muri iyo situation areba amaso kure, areba aba bana ari kurera ejo n'abagabo n'abagore n'abaperezida n'abaminisitiri n'abakinnyi n'abapasiteri, arashaka kubakamo iki. Iyo fitire ashaka ayikorera uyu munsi, ntatekereze uyu munsi gusa ngo runaka. None so ntabapfakazi barera abana, ari umugabo cyangwa ari umugore, kandi abana bakavamo ikintu gikomeye. Simvuze ngo mwice mu mutwe ngo use nkaho adahari burundu, ariko saba Imana izo mbaraga. Ariko cyane none areba uyu mwana uvuge ngo ndabikora atari uko zakaba inshingano za se nkaba ari njye uhagaze, cyangwa zakaba inshingano za nyina akaba ari njye uhagaze. Vuga ngo uyu muntu byo twahereyeho, uyu ndamujejwe, uyu nguyu ni inshingano zanjye, uyu nguyu ni amaraso yanjye Imana yamumpaye. Ko ijambo riratubwira ngo abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka. Ni byiza, ariko ababo wabivugaga neza, ndi umushumba wabo, ninjye Imana yashyizeho nk'Imana muri bo, reka bari ko mbyita ishusho y'Imana. Ndi ishusho y'Imana muri bo. Aba bantu ningera imbere y'Imana nzavuga ko nabakoreye iki, kuko twibuka ko nawe ni umurimo w'Imana.
bishobora kukugabanyiriza ibyo wakoraga hanze ariko menya ngo handi gukorera Imana ubwo mbibe muri aba bana ubwo mbiba muri uru rugo nabyo twebwe ko tuzabihemberwa imbere y'Imana ntabwo imbere y'Imana tuzahemberwa gusa abakene twafashije imfubyi zindi twafashije nibi dukora mu kazi gasanzwe mu muryango tuzabihemberwa uvuge ngo Mana nk'umudamu nk'umugabo ningera imbere y'intebe y'Imana nzapresente iki mu muryango wanjye nakoze kuko icyo gihe ntabwo nzamvuga ngo umugabo ngo urumva ngo ntiyari ahari urumva ngo umugore ntiyari ahari ko wari uhari ko wari ufite amaboko ko wari ufite umutwe we wakoze iki rero buri gihe tubirebe muri iyo sansi yo kuvuga ngo ndi umubyeyi muri uyu muryango ndakora inshingano zanjye ariko ndareba ejo hazaza haba abana sinanabica mu mutwe ngo ayango so yakabaye akoze none ntahari kuko abo bana ndi kubica mu mutwe ejo nawe ashobora kuzakura kuko yigishijwe ko papa afite ishusho mbi niho abo umupapa muri ko nta shusho yabonye ariko ushobora kumurira mu marangamutima ugahishira intege z'uwo mwashakanye nke ku bana ukabaproteja ku buryo bakura ari abana bafite imitekerereze mizima ukubaka igihugu cy'ejo hazaza ukubaka imiryango yabo n'Imana mu ijuru ikavuga ngo dore umwana wanjye nkunda kandi nishimira yakoze icyo yagomba gukora kabone n'ubwo abantu cyangwa se ubikorera abantu batabibona cyane hari akantu ngiye kajya kamfasha avuga ngo aho ndi hose cyangwa ibyo nkora nzi neza ko ngiye Kristo azambaza ibyanjye ibyo rero biragufasha bituma mu byo urimo mu murimo ari mu muryango aho uri hangana nawe muri bikureba ibindi kandi wirinde wa mugani wa Vicky gutera abana ibikomere gutera abana ubarere neza ube mu mwanya wa mugani kushoye mu kiganiro cy'ubushize Vicky natubwiye ngo hari igihe umwe ashobora kuba adakora ariko Imana igatanga umugisha wa babiri ubwo rero no kurera abo bana Imana iraguha ubwenge bwo kubafasha neza ndetse ukora inshingano zombi uzikanda akantu karyoshye ku Mana Sylvie hari igihe dushobora kuba tuzi ko ikizarera ama image dufite ya umuntu ni wowe umuntu ahora kwereka ko usesagura umutungo kandi ni kwa kundigiza cya ntibindeba ibiciro ku isoko byahinduka ntabizi ntazi mbese aho bigeze ntazi ibikenewe mu rugo wowe rero uba muri izo nshingano zose agahora kwereka ko urasesagura umutungo ntukoreshwa neza kandi atari uko utawukoresha neza atari nuko usesagura ahubwo we biva kuko nta makuru afite nta makuru afite ntazi ibyahindutse ntazi aho bigeze ntazi n'ibikenewe ariko ryaje muri burabango urasesagura amafaranga ubuse tuzagera kuki ukora gutya uzagera ntazi ibikenewe ntazi iby'umugore akeneye ntazi iby'abana akeneye ya mafaranga hawe araza yageramo agace kamera gutya bamubwira rero ko yarangiye ati ni ugusesagura kubwira icy'ingenzi ushobora kuba utari umukoresha devoir uyu munsi nejo bundi ntuyimukoreshe wenda ukamushakira umwarimu uri buyimukoreshe kuko nawe uri mu kazi uratahasanga ibintu nk'ibyo Imana itanga ubwenge ku buryo uba utagifite liste y'utuntu ugomba gukora ahubwo iguha kumenya gukora iby'ingenzi bizamarika wamwe kuko uzasigaraga ntacyo uzi ushobora gutinda rwose umusohokana iyo image atazigera yisigarana ikizamurira mu gukura kwe ari ukuntu mwicaraga mukaganira undi ugasanga ibiganiro ntacyo bizaba bimubwiye kuba mwarasohokanye mukicarana aricyo kizagira umumaro kuri we twe rero nk'ababyeyi ntitwabimenye icyo twakora no kwizera Imana umuntu cyo yakora no kwizera Imana akasaba Imana akabwira ngo Mana mpa gukora iby'ingenzi ushobora kuba wa mugabo niba ari we warebaga hanze n'urugo n'ibiki byose ukaba utabishoboye uvuga ngo Mana kuba adahari ntabwo ibi nanjye mbishoboye ubwo nyine kadogo kayo ngatizenguruka nta kundi nanjye ndakinga inzu ntiwumve ko wikiripabeje ko byakoraga byose utabashije kubikora byose ntabwo uri Imana hari igihe kenshi twicira imanza kuko hari liste y'ibintu dufite mu mutwe kuko utabikurikije urumva ko wafeirinze ntabwo wafeirinze ntabwo uri umumama mubi ntabwo uri umupapa mubi ko utakoze bya bintu byose wowe wenyine nkawe wenyine byo bitera depression nabyo ahubwo usaba Imana ibwire ngo Mana makumenya gukora iby'ingenzi niba ndi mu kazi ikindi nakora n'iki sindi buhamagare ku ishuri ngo mpamagare no mu rugo ngo umwana yambaye umupira ngo hanyuma yariye ngo gabanya stress usaba Imana ikubwire gukora iby'ingenzi kandi bizagirira umumaro babana na rwa rugo ni byiza cyane kandi birasobanutse ngende kugenda ndashaka gusobanukirwa umuntu wundi rero afite ikibazo abase ni nkuko umuntu ni wowe umuntu ahora kwereka ko usesagura umutungo kandi ni kwa kundigiza cya ntibindeba ibiciro ku isoko byahinduka ntabizi ntazi mbese aho bigeze ntazi ibikenewe mu rugo wowe rero uba muri izo nshingano zose agahora kwereka ko urasesagura
umutungo ntukoreshwa neza kandi atari uko utawukoresha neza atari n'uko usesagura ahubwo we biva kuko nta makuru afite nta makuru afite ntazi ibyahindutse ntazi aho bigeze ntazi n'ibikenewe ariko ryaje muri baravuga ngo urasesagura amafaranga ubuse tuzagera kuki ukora gutya uzagera ntazi ibikenewe ntazi iby'umugore akeneye ntazi iby'abana akeneye ya mafaranga hawe araza yageramo agace kamera gutya bamubwira rero ko yarangiye ati ni ugusesagura ntekereza ko rimwe na rimwe nanone ntabwo ibintu biza kuko abantu bigambiriye kubabazanya nubwo bibaho no mu rugo ahubwo amakuru make tugira ashobora gutuma dufata ibyemezo kandi tukabona akenshi mu nshingano ukora niyo waba uzishinzwe usigamo umwanya wo kugira ngo umuntu ajye mu birenge byawe hari igihe byitwa gukora neza tugafunga inguni zose ku buryo n'umuntu atamenya n'igihugu ubamo n'ibyo ubamo ibyo ari byo ni byiza rero ko urugero niba ari uguhaha ushobora kumubwira ati nimbonera akanya uhanyura ubifatire ubishyurira amafaranga nagerayo arabanza abaze ngo amafaranga yose yaguriwe bamubwira aho bihagaze sigamo umwanya hari abadamu batemera ko abagabo bagera mu gikoni umugabo wagera muri sitoke najya agenda ajya kuganira n'abandi bagabo nta mugabo ushaka uza kubara ngo ibirayi n'iki akumva kuko afite ishusho ipfuye y'abagabo umugabo wageze aho ngaho batangiye kuba umugabo utari oya nta mugabo nta mugore mu rugo mwese muri abantu mufite abana ariko namwe muri abana b'Imana irindiye muri urwo rugo gera hose biduha amakuru no kugenda gake no kuvana no kubana buriya hari ibyo wambwira niyo naba ngukunda gute ariko kubyumva abyumvishwa no kugendana nawe cyangwa se nkajyaho wakabaye wagiye ukajya niyo mpamvu byakabaye umugore wakubwira ati mufata ntugire iki ubwira ati she ndashaka ko uzaje ufashe tujye mu kazi twirirwanye mu masaha areba jugujugu bamu ubutaza rero tujya nkoza kamisa si ngombwa kunsubiza yego nzajya nkakohereza ubundi wenda nibigukundira umbwire rimwe sinkeneye kunyitaba kabiri kubera iki yabonye akazi urimo hari ibintu bivuga ngo kora ndebe rutavuga numve niba uri umudamu ukaba uzi ko urugo rugira iyo mirimo umugabo ntayindi panga ubisengera Imana ngo urubwige umubwete bakishe wabaye aka kanya niba akunda kumusurira umuryango ureba ahantu mugira akunda mwati wasigaranye n'abana niyo atakubwira ibyo ariko atangira kumva aho uri kunyura ariko ntiyabimenya utaha ntashobora kubimenya yego mufashe ajye mu kirere cyawe ajya gukora nawe agufashe mugende mubanga niho mugenda mugiye kiribwa buriya sinabyiza kuza ngo uture hejuru umukozi bitutsi kuki utogeje kuki utagize iki kuki utatetse utagize iki mbere yo kuvuga ibyo uzabanza ubimenye n'iki kiba cyabereye ubanza uhirirwe nawe ubyikorere rimwe kabiri gatatu rero noneho usaba umuntu ikintu ushyira mu gaciro ariko twabuze agaciro nuko tutaba tuzi amakuru ikiyatubwira rero si uko umuntu atwicaza ngo bimera gutya oya nuko tuhajya mbwira ati rwose nasize umuceri wawunguriye sheri wanguriye umuceri niba ufite uri inyuma ndakoreza amafaranga ariko baza ukugura icyo cyo nanjye niko nacyumvaga nta kindi narenza pe ariko hari n'ikindi kintu abantu benshi badakunda gukora ingo ziratandukana icyo cyo rwose sinihame ku bantu bose ariko buriya na budgeting ni ingenzi hari igihe tuba dutekereza ko kuba abantu basenga byose no kubikora gutya fa oya urugo narwo rugomba kugeraho ruva naho rujya ibi turabivugira atari buri muntu wese ngo agomba kubikora gutyo ariko ari inama nyine itangwa ku bantu bose mukicara niba uwo muntu koko ku kintu cy'imibare atari kumva ukuntu ibintu byagenze nimwicara at least mubare mukore budget y'umuryango muvuge muti tuzahahisha ya tuzabigenza gutya byungikana n'icyo yaravuze kuko uzamufasha kuba involved amenye ukuntu ibiciro bihagaze n'ibintu ukuntu bihagaze ariko cyane cyane abadamu
bakunda gukora ibintu bidapangiweho. Yego. Uciye ku mwenda uraguze ugize gute atari kuzika ikabutura yakwira umuhungu wanjye iyo kabutura ujyana na mugenzi wawe ku isoko yagura akantu nawe ariko nangisha kosha ati uguze y'ubururu ariko nangereka ngura ku muto byaba ari no guhaha niyo mwiriraga ya mavuta yasanzwe yagura igihe ngomba kuzamuka burundi rwego. Icyo nacyo gishobora gufasha kuko pe hari igihe tutabivugaho cyane ko hari abantu baya atanazi ko wenda ari kwaye kuko we yumva ko nyine amafaranga arahari reka tugire ikintu tuyakoze kandi wenda wa wundi we ari strict cyane. Icyo gihe nabwo hamwe no kumwinvolvinga muri gahunda zawe nawe ukaba involved muri gahunda zo ukamenya ukuntu ibintu bihagaze mwinicare munakore budget y'urugo. Hari urugo ubona ko rubikeneye pe kuko bananiwe guhuza imibare. Mwicare mu bipange muvuge muti tuzahahisha aya mafaranga hanyuma tuzisohokanamo murayi. Umugore akaba biza ati nta gahunda ya sorti n'abandi bagore b'inshuti zanjye nta mafaranga ahari kereka niba nta fete mu rugo ku kwezi nta mafaranga yabyo ahari kuko akenshi abantu batanakoze iyo budgeting atayifitiye muri kamere yabo iyo batayikoze niho hahandi hari amafaranga niba wenda ari umugabo wayatanze ati ntanze 200 ngahe nibyo mugire ikindi mu mbazi kandi koko wagaruka hagati mu kwezi ukamubwira ngo urumva biramugora nawe. Rero icyo kintu gishobora gufasha abantu amatemplate arahari uburyo bwo gukora budget burahari mukicara mukabiganira mukabipanga neza none mukajya munayinyuramo regulierement avuga ati twe twaravuze ko tuzahahisha amafaranga angana gutya ko nageze ku isoko nkasanga byahindutse tugabanye iki dukuremo iki cyangwa se nitwongeramo iki ngiki turakata hehe ati twe twaravuze ko tuzasohoka inshuro ebyiri mu kwezi ariko tuzasohoka ariko ko bibyahenze cyangwa se utane ujya kwicara mupanga uvuga atari ko babana nta myenda bafite mugire gahunda ifatika nyende iboroheye. N'igihe bitabo gusohoka atuna twari kuzajya mu Tanzania tukabihindura umuceri turya ingufu wenda twari dukeneye imbuto reka zibizabana tutubirike wenda twaguraga amata reka tubaritse kubera impamvu budget yinjini mwese ariko mugahanda makuru. Ikindi ko bidakunda uyu munsi ugiye guca intege kutabigerageza. Ntabwo ibintu byose tubisarura tutabirya. Biraryoshye. Ikiganiro cyiza cyane tugana ku musozo ikibazo kimwe cyari gisigaye babaje ibibazo byinshi ariko bimwe bigiye bikubiye mu bindi. Hari ibyo twagiye dusanga bihuye hari n'ibyo ndi gutekereza mumva ko basubirizwamo twabivuzeho. Hanyuma rero hari icyo umuntu wavuze ngo yashatse mu muryango ariko awushakamo mbere baramukundaga abona bamushyigikiye mbese rwose bashaka ko anaza mu muryango ariko amaze kuhagera batangira nyine kumurwanya ntacyo yakoze yageze nawe yicaza uwo babana mu gati se ni igiki nakoze ku muryango wawe mbe nabasaba imbabazi tugire umuryango uryoshye wishimye umuryango uzusura abana nanjye mbe nabasura akavuga ati nta kintu nzi nawe ntakizi kuba babana we nta kibazo afitanye ariko ku muryango yashatsemo niyo abajije uwo nguwo abaje ati se ko mutagera mu rugo mutanzurira abana mutajya nitwahaza kanaka hari amaze kumera nk'ubaye ikibazo kandi mu by'ukuri mu bigaragara ari isuzuma nk'umukristo akavuga ati ntacyo mfite nabaze uwo turi kumwe wenda unavugana nawe birirwa wohereza ama message ko batankunda cyangwa batanyeneye namubaza akamubwira ati nanjye ntacyo nzi ntacyo wabakoreye isaba abantu n'abana nabo gute njyewe nakomeza kubakunda gute kandi batanyereka urukundo cyangwa bandwanya. Icyo kibazo ni cyiza cyane. Icyo kibazo ni cyiza cyane ariko icyambere nibyo fondasiyo ibintu byose turi kuvuga no gusenga ariko yavuze ko ari umukristo turizera ko anasenga koko ukabasengera kuko imitima ihindurwa n'Imana ariko ukanazirikana yuko buriya hari utuntu tugenda tubaho kuko abo bantu wenda bafite ishusho y'umuntu bashaka ko umuhungu wabo azashaka cyangwa umukobwa wabo azashaka bafite ishusho mu mutwe y'ikintu bashakaga wenda si cyo babonye uwo bashakaga wenda siwe babonye. Ibyo ngibyo natwemere ko hari urugamba rudakira mu munsi umwe hari urugamba turwana igihe kinini kugira ngo tuzasarure imbuto zarwo. Gusa nanone ikintu twakomeje kuvuga ni mu byo twagiye tuvuga kare nuko utarekura kutemera kurekura abantu mvuye ngo ndarekuye ubwo nanjye nibyo ngibyo kuko ushobora kuba umucunguzi w'uwo muryango ntabwo Imana ishobora kugushyira mu muryango ntacyo uzawukoramo uba uri umugabo cyangwa uri umugore Imana ikuzana muri uwo muryango ushatsemo kugira ngo ugire ahantu bakura n'ahantu batereka. Iyo bitaba ibyo ngibyo
nta mpamvu yo kwirirwa wubaka umuryango kuko igihe dutekereza umuryango watekereza wowe n'umugabo wawe n'abana bawe ukagarukira aho ngaho ariko umuryango ni ikintu kinini cyane muribuka niba abantu bakora ubukwe bwa ngo mutuhaye amaboko ngo natwe tubonye amaboko ubujura amaboko y'uwo muryango nibyo bashobora kuba batagukunda bibabaza umutima pe bibabaza umutima ariko hamwe no gusenga habaho nanone wowe gutera intambwe zawe gake gake uko ushoboye ugatera intambwe zawe abantu ntibagusuye ntubarakarire ngo bagire big deal nubwo ubabaye ku mutima ariko wowe watera intambwe ukabasura we watera intambwe se ukagira aho ubafasha runaka bagize ibirori byo mu muryango ese wakwitanga ukavuga ati ariko reka mwe kwirirwa mushaka abantu benshi bateka nanjye natekana n'abandi irande se ndabivuga guterageje mu gifaransa ko nawe boneka muri uwo muryango nawe ugira icyo ukora muri uwo muryango buriya maze kubona ko ikintu cyitwa icyizere ni ikintu kitavugwa kirubakwa kugira ngo abantu bakwizere bakwakire birubakwa ntabwo bivugwa nta nubwo bisabwa kugira ngo umuntu akwizere ni ikintu wubaka ntabwo gisaba rero niyihangane ko icyizere kirubakwa kugira ngo bamwizere bamukunde birubakwa nawe n'umugabo we bashobora kuba cyangwa n'umugore bashobora kuba batarakundanye umunsi umwe bahuye nubwo rero barakundanye umunsi umwe bahuye bishoboka ko no ku muryango wari ufite ukuntu uteye n'ukuntu umeze n'ikintu ushaka we bishobora gufata umwaka cyangwa 2 cyangwa 3 icyo abanza cyakiravuge ngo ariko uko bigenda kose après tout uyu muryango sinawuvutsemo uyu muryango bafite ukuntu bashaka ibintu kandi si byari bibi wenda bafite ukuntu babishakaga ku mwana wabo kandi bumvaga ari byo byiza kuri bo ariko Imana yahisemo ngewe ntabwo ngomba kurwanisha umubiri reka ndwanishe umwuka hamwe no gusenga ariko n'urukundo twakomeje kuvuga ngo ikintu ushaka gusarura nawe urakibiba urashaka gusaruramo urukundo nawe biba mu rukundo ubakunde ubasurira abana ubagereho niba habaye ibirori ubagereho wenda ntiwihite ushaka kwigaragaza cyane nk'umuntu wahatara ariko hamwe n'Imana igenda iguha utuntu duto ugenda ukora niba ufite uwo mabukwe umugereho abandi badahari umushyire se ikintu runaka ubona bakunze niba ari babavandimwe mushobora no gufata n'umwe mukamwishyurira niba ari cyo n'umugabo ikindi kintu cyangwa umugore ndavuga wa wundi uri ku ruhande navuga ngo rwanga wena wanzwe niba tuvuga renda kavuga niba ari umugore wanzwe mu muryango w'umugabo wa mugabo we afite inshingano zo kudefanda umugore we ndaguha urugero hari ukuntu tuba dufite abantu mu miryango si abantu bose wenda umuntu agaturuka mu cyaro akaza kubasura mukamugenera agatike kugira ngo atahe kuko ushaka kubahisha umugore wawe mu muryango wawe ugafata yatike nubwo ari buyitanga ukayiha umugore ngo ayigutangire wa muntu amahirwe uyu muntu afite nuko umuntu bashakanya mwumva rero niba ajya inama uwe mukundishe famiye amuvuge neza muri famiye ye amuganire neza muri famiye ikintu bita urukundo n'icyizere kirubakwa kandi uwacyubaka cyane no kurusha ni uyu nguyu wabo na cyane kumurusha amuhereza avuga ati tanga ka gatike agenda avuga ati twabiganiriye n'umutware dusanga ntago mwataha gutyo gusa bazavuga ati ariko uramugara agira urukundo niba ari ikintu umuntu ashaka gukorera famiye ye agushyira imbere nyamuri no muri famiye avuga ati ariko muzi ko bitajyaga bigenda gutya ariko madama aho yaziye nsigaye meze gutya urumva nawe akagutangira ubuhamya muri famiye ye uriya muntu niba uzamudefanda kurusha undi muntu wese niba uzanamwubakira ishusho kurusha undi muntu wese ntiyemere ko amaso amunyuramo ngo aze ahinguke amahirwe afite ni uko babana mwumva nibabiganire amufashe kugira ngo amwubakire icyo cyizere mu muryango we ikindi nagira ngo ngereho ndajya ku rundi ruhande ruto kuko ntabwo usubira mu byo bavuze kuko byo ni ukuri uko umudamu akwiye kurushaho kubirira imbuto no kugira ariko hari n'abavuga ati se ko n'abakunze ariko ngeraho niyibagirwa rimwe na rimwe ukakira ibintu byose ukagira iki kugeraho upfa ku bwabo nabyo bikabaho gusa ariko ikintu cy'ingenzi njye natekereza cya mbere kuba uri kumwe n'uwo mugabo ni amahitamo wakoze ni amahitamo we yakoze cyangwa se uwo mugore ntabwo ari amahitamo y'umuryango ntabwo famiye yose iroburije kugukunda kuko si amahitamo yabo ntabwo rero urugero niba mbanye na Vicky Silver uri muri umunawe singomba kubabazwa no kutankunda nk'uko ankunda ntabwo ngomba kubabazwa nuko utafite icyizere nk'uko akimfitiye
nakoye ugomba kubana nawe icyambere icyo kigomba kubaho nk'ikiza guproteja urugo rwacu aho ruhuriye na biriya batankunze birashoboka ko amahitamo y'umugabo wanjye atari yo mahitamo y'abashiki be cyane n'aho intambara zibera cyangwa se y'abanjye cyangwa se uburyo cy'umugabo nabimusobanurira akabyumva siko babyumvisha ariko nanone uruhare rwanjye ni uruhe ni ukubakunda ni ukububaha ni ukumenya intambwe z'ibyo nkora ariko nanone singwe n'undi mu mutego wo kuba imbata no kwigura no gusenya ibyanjye kugira ngo abantu banyemere oya hari nubwo bishobora kurangira bose batagukunda ariko ko umuntu atagukunda ntibikora ko atabona ko ibyo ukora ari ukuri ntabwo abantu bose tugomba gukundwa nabo ahubwo icyiza ni uko babona ko ibyo dukora biri mu kuri baba bakwemera cyangwa batakwemera nicyo cy'ingenzi gishobora kuzaho kigafasha abantu bari kuba muri ubwo buzima ikindi umunsi ashobora kukwanga ejo akagukunda ushobora kumubwira ukuri ko ibyagufasha nawe bikaba intandaro aho kuvuga ngo ntavuge ibi batanyaga iga kububaha ariko nawe kwiga kuba umuntu kuko nutakaza icyo gihe nta kindi uzaba umuntu tubaho rimwe nk'uko nawe akwiyereka mu buryo bwiza cyangwa se bubi igige kumwiyereka mu buryo bwiza cyangwa bwiza butari bumwe atari ngiye nkunda ibi nanga ibi ngira iki gake keza ariko utagwa muri wa mutego nanone wo kuvuga ngo nkundi nintakorera baravuga nintabaha amafaranga baravuga umuntu yanakuvuga neza ntacyo wakoze yanakuvuga nabi ntacyo wakoze wige gusa kurinda imbibi zawe no kuvuga ngo uko biri kose ukunda n'amahitamo y'umuntu pfa kuba nubaha umugabo wanjye n'ibyo mbakorera nabyo ari byiza ariko ubundi si uburenganzira si ihame ko bankunda ntabwo nje gutetera muri bo nacyo tujya tugira ibibazo nk'ibyo ngo ya ntibankunda ntibandebana uwo wakunze mukunze reka gukunze nige gutuza n'ibyo isi yenda tugomba kwemera ko itaduha ibyo dushaka byose ariko twige no kurutisha ibyo dufite ibyo tudafite ibyo mfite nubwo ari byinshi ibyo mfite biruta barakoze cyane barakoze Serge na Vicky turabashimira cyane bari bahumugisha kubwo ikiganiro cyiza baduhaye cyubaka umuryango cyubaka societe Imana ibahumugisha kandi icyo murambasabira impano zanyu zihore zikura umwuka w'Imana ubarimo amagambo y'ubwenge mukomeze mwaguke tabaza riri muri mwe mva ntiri kazi Kristo abahumugisha Kristo abashyigikire mu murimo mukora wa buri munsi w'Imana aho mukora hose twasanze umurimo w'Imana ukorwa ahantu hose atandukanye hose nukuri muba bingenzi muba umugisha kandi mube isoko nkuko muri isoko nyine abantu benshi bavoma ndashima Imana cyane nkorashima Imana ko ngiye bafite nk'abashuti banjye bafite nk'umuryango w'intangarugero umuryango mpamagara ukanyitaba n'umugisha nashobora gufata uko niboneye ariko ni iby'agaciro basaba umugisha kandi nukuri muri abantu beza Perezida yavuze ngo ni kuri mubwire ngo mbwire ariko simubwire nimubwire ngewe naravuze ngo ntabwo nzigera nicuza kuba hari ikintu nakabwiye umuntu akicyumva ngo mvuge ngo uko nta kimubwiye murabizi ndabakunda cyane banza birenze uko mubisinze urwego mubishyiraho ariko nukuri ndabakunda cyane Imana ibahumugisha Imana ibahumugisha Imana ibashyigikire kuri Mubwire TV umva muri isanga ni igihe ndabizi umwuka w'Imana ahora baganiriza igihe muzumva ibi ni abantu badusabye ko muza nibadusaba muzagaruka namwe ariko igihe umwuka w'Imana azababwira icyo mugomba kubwira isi Mubwire TV irahari muzambwire ngo Sylvie turashaka kuvuga ibi turashaka gutanga ubutumwa turashaka kugeza abantu icyo Kristo yashyize muri twe igihe cyose murahari kugira ngo natwe twakire ibyo Kristo yashyize muri twe abahumugisha mu murimo w'Imana bashyigikire nahoze mvuga ngo Serge ko atazanye igitare ko gutaha azayizana umva ibiganiro bizakomeza hanyuma rero namwe nimba hari icyo mwifuza kubwira abantu badukurikiye ni mu kibabwire ni karibu yego icyo nge numva naheraho twagiye tuvuga cyane ibyo abantu bubatse n'ibibazo byinshi bitandukanye ariko ikintu numvaga cyane kindi ku mutima kubwira abadukurikiye ita cyane utarashaka kuko ibi byose
ntituvuze ngo ni byose ariko ibyinshi hari igihe aba bifite inkomoko mu ko twakundanye n'abantu mu bintu tutitayeho turi muri fiyansaye cyangwa no mu guhitamo. Umuntu udukurikiye atarashaka ibi byose ntubyumve mugire ubwoba bw'urugo. Urugo ni rwiza, turi hano turi babiri tubihamya. Urugo ni rwiza cyane, ntacyo kimwe gisa n'urugo, ntacyo kimwe gisa n'umuryango, ntacyo turabonaho kibaho kiryoshye nk'umuryango, ariko ukorerwa mbere yo kurugeramo. Urugo rukorerwa mbere yo kurugeramo. Amasengesho menshi aba mbere yo kugera mu rugo. Icyo gihe uba urirasire yuko urugo ruzakuryohera kandi ruzaba rwiza. Fata umwanya wawe utarashaka, ubihe agaciro, ukura amaso ku bintu n'ibyo abantu bose bavuga, ushakishe kumva ijwi ry'Imana. Ushakisha Imana, wowe wumve ko wuzuye Imana mu mutima wawe. Ntabwo ihemba nabi, ihemba neza ntiyambura, kandi uzabona yuko niba uyizeye mu mutima wawe izaguha ibyiza umutima wawe wishimira. Ijambo ry'Imana riravuga ngira ngo ni nka Zaburi 37 nk'umurongo wa 4 ngo niwishimira Uwiteka Imana yawe nawe azaguha ibyo umutima wawe wifuza. Rero wishimira Uwiteka mu mutima wawe kandi umubwire ibyo wifuza mu mutima wawe nawe azaguha ibyiza. Abantu bajya bavuga ngo iyo uhamagaye ubushake bw'Imana ngo ishobora kuguha ibintu ngo utishimiye, iyo ntago ari Imana. Iyo ntago ari Imana. Abandi ntituzi uko byabagenze, kiba twumva amakuru gutyo ariko ntituba tuzi ko byagenze, reka tubiharireho. Ariko wizera Imana yuko nuyizera ukayisenga izaguha ibyiza bizashimisha umutima wawe. Hanyuma tangira usengera urugo. Ibuba wumva biba mu ngo, utangire ubisengere hakiri kare. Urwane urugamba rwawe kare, usengere wo muzabana kare, usenge kugira ngo mugire kumvikana, guhuza, kuba hamwe. Twavugaga iby'amabere famille, imiryango twashatsemo. Tangira usengere, ushobora kuba utaranabumenya n'uwo muzashakanye utaramumenya, ubusengere bakumve bakwakire. Ibintu byose biremwa mu isi y'umwuka bikagaragara mu isi bifatika. Imana ibahe umugisha. Njye cyo navuga nuko agakiza birenze kujya mu rusengero, birenze kwitwa umuririmbyi, umuvugabutumwa, ya myanya yose ntabugira ahananazi. Ubundi gukizwa ni ukuba inshuti n'Imana, kuba inshuti na Kristo, kuba inshuti n'Umwuka Wera. Niba ubakira ku bucuti bw'Umwuka Wera, ukumvira inama ze, mukabana akakuyobora, niwo musingi ukomeye. Waba ushatse waba utarashaka, niwo murage nyawo waraga abana bawe. Gukizwa neza rero akajambo nongeraho ni ukubana na Kristo ukayoborwa nawe. Ibindi byose nyine bituvugira aha ngaha n'ibindi tutavugira aha ngaha, azo uzashaka, azaho uzabazi iki, wazakuyobora kuko we yaremye uwo muntu aramuzi. Murakoze cyane. Murakoze. Turabashimiye mwese namwe muri iki kiganiro. Uko uryoherwa gisangiza abandi ubutumwa bwiza bugere kure. Mwandike muri comment mutubwire uko ikiganiro cyari kimeze. Nimba mwifuza ko Vicky na Serge bazagaruka nabyo mubyandike. Mwasabye Vicky aragaruka, mutubwire uko ikiganiro mwakibonye. Nimukore rero share, mukore wowe mushyashya uje ukore subscribe kugira ngo dukomeze kubana ubutumwa bugere kure. Hamwe namwe tuzagera kure. Murakoze. Yesu abahe umugisha. Shalom shalom.